Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana wa baraka, wa baraka kama wewe Bwana, Mungu wa baraka, wa baraka hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana wa upendo, wa upendo upendo wake Bwana, upendo, wa upendo wa uwezo wake Bwana. Tugiye gusenga mwikwicara, tugiye gushima Imana tubijamo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ewe utyo harimo akantu ndimo ndakumva ku mwuka wera kagenda kakagera ku mutima kagakora ibintu bidasanzwe. Twese duhagurutse tugiye gushimira Imana, tunumve n'ijambo ry'Imana kubera impamvu zikomeye dufite zo gushima Imana. Abo twasenganye ku wa gatanu cyangwa se igihe kimwe turi gusenga hano, hari ibintu Imana yatubwiye, itubwira ibintu, iratubwira ngo ibiciro by'ibintu byose bigiye kuzamuka, ariko abantu banjye baboneka imbere yanjye ndi Uwiteka nzabagaburira. Muba muvuze ngo amen. Iratubwira ati muzarya muzambara, nubwo hazaba hariho iyo krizi imeze gutya, ariko mwebweho ndabarinze nzabagirira neza. Ndagira ngo ngubwire n'umuntu wese ukandagiye kuri ubutaka bwa Kacyiru akinjira muri uru rusengero, Imana yamuvuzeho, imuvugaho ibintu bikomeye. Iravuga ngo kwinjira mw'iyi nzu gusa hari ibintu Imana izajya ihita isubiza. Twarabibonye, niyo mpamvu n'ikiro cy'ibirayi cyagura 4,000, umuntu wese uteranira Kacyiru azarya kandi ari gifiriti. Rwose ibintu bimeze neza. Ikindi cya kabiri cyo nacyumvanye abantu ariko batazi ko nteranira, bagendagenze mu mujyi, mu nsengero ziba mu mujyi ari izacu n'izahandi, basura amasengesho yaho. Bageze hano badusangana ikintu bita ubudasa. Baravuga ngo iyo ugeze Kacyiru wumvamo itandukaniro, hari akantu wumva kinjira mu mutima, ariko abandi iyo uhageze usanga ari ugukomera. Ariko iyo ugeze mu Kacyiru wumva amasengesho yaho harimo ibintu, kumva nawe uraryohewe kumva kuyasenga, atukumva bimeze neza. Mpita nanjye nirya icyaha, mpita babwira ibintu nduwaho, babwira nanjye nduwaho. Rero ndagira ngo nkubwire ngo sinzi abantu bari hano ku wa kabiri nimugoroba barabibonye ko tugeze ku rwego imyanya yacu hano iba mike, kubera ko abantu baraturuka za Muhanga, abantu baraturuka za Kabuga, abantu baraturuka za Nyanza hariya za Kicukiro, bakaza kuvuga ati nta handi twasengera uretse Kacyiru. Ibyo rero ni ibyo gushimira Imana, kuko Imana yatwemereye, iratubwira ngo ngiye gutera intebe ahangaha kandi uhaje wese abone igitangaza cy'Imana. Waba uri umushyitsi, waba uri umusanga waje hano, hari umugisha wandikiwe ukinjira muri iriya gate y'ururiya rusengero. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo sabe Pastor Vesa atambuka asenge, ashimira Imana kubw'ibyiza Imana idukorera, kandi nawe ibyo yagukoreye anasengere n'ijambo ry'Imana turyumve. Imana ibahezagire. Amen. Mana data mukunzi mwiza, Imana iriho, Imana yahozeho, Imana izahora witeka ryose, Imana izi byose, Imana imenya byose, Imana ishobora byose, Imana yabanye natwe mu bihe bitandukanye, Imana yagiye igaragaza imirimo yayo ku bugingo bwacu,
imana yagiye igaragaza imirimo yayo ku mibiri yacu, imana yagiye igaragaza imirimo yayo ku byacu ndetse n'abacu, imana yagiye igaragaza imirimo yayo kuri itoro rya ADEPR Kacyiru, imana yagiye inezeza imitima yacu n'imibiri yacu, imana yagiye iturwanirira uko bwije uko bukeye, imana yagiye isubiza intege mu bugingo bwacu. Haleluya! Imana yagiye irwana ikaturwanirira ikatuneshereza mu bihe bitandukanye. Imana nubihimbarizwe. Elesto de da ayasigere vodo bibo ezo wadedani ezo ono waigewa ada ya Mungu afade people. Turagushimiye muri amatano yera, abamama baragushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwabo, abapapa baragushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwabo, abasore n'abakobwa baragushimiye ku mirimo wakoze ku bitangaza ku buzima bwabo, abasaza n'abakecuru baragushimiye ku bw'imirimo yawe yagaragaye ku buzima bwabo. Turagushimiye kubw'abarwayi wakijije, turagushimiye kubw'ababyeyi wahaye kubyara, turagushimiye ko wahaye akazi, turagushimiye ko wagaburiye, turagushimiye ko abana bacu wabarindiye mu buntu bwawe, ukabarindira mu mbaraga zawe. Turagushimiye ko wagiye ufata ijambo ku buzima bwacu. Ibyo nubihimbarizwe, ibyo nubihimbarizwe, ibyo nubihimbarizwe. Erega uri mwiza, erega urahebuje, erega ugira neza, watugiriye neza n'uyu mwanya wongeye kutugirira neza nk'uko usanzwe utugirira neza. N'uyu mwanya wongeye kutunezeza nk'uko usanzwe utunezeza. N'uyu mwanya wongeye guhindura amateka, wongeye guhindura ubuzima, wongeye guhindura imibereho nk'uko usanzwe ubikora. Kwakwiye kwiza kwe ku buzima bwa buri wese. Turagushimiye rero ko ibyo wakoze n'ibyo wongeye gukora mu ijambo ryawe tugiye kwakira, tugiye kumva. N'umukozi wawe wateguye kugira ngo uvugane natwe unyuze muri we. Si ubwa mbere umukoresha, waramukoresheje kuba wamuhamagara. Haleluya! Abaguye barabyutse, abatari bakizwa bahawe agakiza, abarwayi barakize, afite ibibazo bitandukanye baratabawe kwa kwagiye umukoresha. Haleluya! Abatakaje ibyiringiro bashuje mu ibyiringiro kwa kwagiye umukoresha. None hagararanye nawe, uhagarare muri we, ugaragare muri we. Haleluya! Nawe uvuga, uvugire muri we. Ijambo ryawe rimanukana ububasha n'ubushobozi bwo gusenyagura ibihome by'umwanzi mu bugingo bw'abizera. Ijambo ryawe rimanukana ububasha n'ubushobozi bwo gusenyagura ibihome by'umwanzi ku buzima bw'abakwizera. Turasenze cyo duhagaritse n'amajwi yose ya Satani muri iri teraniro, twemeje ryawe rimwe. Haleluya! Gusakara muri iri teraniro. Tugukomeye amashyi menshi, tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Utugira uko bwitwa bukeye mu izina rya Kristo. Amen.
Edeni kiri kure umuntu ataracumura, imbabazi zawe zahozeho ziriho zizahoraho, urukundo rwawe rwahozeho ruriho ruzahoraho. Edeni, Edeni kiri kure umuntu ataracumura, imbabazi zawe zahozeho ziriho zizahoraho, urukundo rwawe rwahozeho ruriho ruzahoraho. Feza n'izahabu byose ni ibyawe, iby'igiciro byose ni ibyawe, ibyo dutunze twabihawe nawe. None Yesu nakwitura iki? Feza n'izahabu byose ni ibyawe, iby'igiciro byose ni ibyawe, ibyo dutunze twabihawe nawe. None Yesu nakwitura iki? Fasha inanga yanjye ndirimbe zayo wangiriye, mutima wanjye wuzu ishimwe kubw'ineza wangiriye. Fasha inanga yanjye ndirimbe kwituye ineza yo wangiriye, mutima wanjye wuzu ishimwe kubw'ineza wangiriye. Shimwe ni ryawe, 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 shimwe ni ryawe. Fasha inanga yanjye ndirimbe kwituye ineza yo wangiriye,
umutima wanjye wuzuye ishimwe kubw'ineza wangiriye. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 149 n'umurongo waho wa mbere. Ahagira hati muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, muririmbire ishimwe rye mu iteraniro ry'abakunzi be. Ubwoko bwa Isiraheli bunezererwe umuremyi wabwo. Abana b'i Siyoni bishimire umwami wabo, bashimishe izina rye imbyino, bamuririmbishirize ishimwe rye, batambe ishako, bategere inanga, kuko Uwiteka anezererwa abantu be. Azaririmbisha abanyamubabaro agakiza. Abakunzi be bishimire icyubahiro cye abahaye, bishimire icyubahiro abahaye. Baririmbishwe n'ibyishimo, baririmbire ku mariri yabo. Ishimwe ryo gusingiza Imana ribe hehe mu mihogo yabo. Mwakira ijambo ry'Imana. Ni mwakira ijambo ry'Imana. Dufite impamvu zo gushima. Dufite impamvu zo gushima. Urambura ibiganza Imana tuyihe icyubahiro. Mpamvu ya mbere kwiye gutuma umuntu ashima. Nuko Imana yakuremye mu budasa, mu buryo budasanzwe ikakugira umuntu. Ubu nubwo mubona hari iminsi mikuru yegereje, nta uteganya kukubaga. Ubu abantu barimo baratereka amatungo, barimo baratereka ibindi bintu ngo bazabifungure ku munsi mukuru. Wowe ishimwe ryawe rikwiriye guhora ryuzuye akanwa kawe, ukavuga uti Mana ndagushimiye ko ndi umuntu. Abumvise iryo jambo mwateye haleluya. Kabiri, Imana yaguhaye ubwiza budasanzwe ukwiriye kwishimira. Gutekereza, kwisubiramo, kugambirira, gusohoza, ibyo byose Imana yabishyize mu muntu. Ko Imana imaze kurema umuntu yabwiye Adamu, iramubwira ngo nguhaye iriya ngobyi ya Edeni, iramubwira ngo uzayihingire, hanyuma nurangiza uzayirinde. Ni ukuvuga ngo Imana yahaye umuntu icyizere, yahaye umuntu ubutware, yahaye umuntu ubushobozi budasanzwe budatungwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Imana ihabwa icyubahiro. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ndishimira ko naremwe mu buryo butangaje. Imirimo yose Imana yakoze ni ibitangaza gusa. Iyi Zaburi iratubwiye ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya. Abacuranzi barakoze, bafite tuziki twiza, nanjye tutumye numva impano yanjye yongeye ku muziki. Mu rugo barabizi nkunda ikintu bita umuziki.
mbona ndi bubabangamire njya mu cyumba na gitari yanjye, nta bana mukore etide mukore byose, ariko gitari yanjye ngewe akazi kayo karakomeza. Kuko mu buryo bumwe Imana yagaragaje ko yishimira, mu buryo bumwe Imana yagaragaje ko ikeneye, nuko ikeneye ko abantu bayo bayiha icyubahiro, bayiramya bakayihimbaza bakoresheje ibyo yaremye. Bwana sifiwe. Bakoresheje ibyo yaremye. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, muririmbe ishimwe rye mu iteraniro ry'abakunzi be. Abakunzi b'Uwiteka iyo bateranye hakenewe indirimbo nshya, kandi hakenewe indirimbo y'abakunzi b'Uwiteka. Abakunzi b'Uwiteka iyo bateranye bavuye hirya no hino, mwese muri abakunzi b'Uwiteka. Ikidutuma duhurira ahangaha number 1 ni ukugira ngo tugaragaze icyubahiro cy'Imana, tukizamure, abantu bose bamenye ko hariho Imana. Muyikomera amashyi tuyishimire. Nicyo cyatumye muturuka hirya no hino. Guterana kw'abakunzi b'Uwiteka ni ngombwa. Kuririmba indirimbo nshya abakunzi b'Uwiteka bateranye ni ngombwa. Twasomye irindi jambo riratubwira ngo abakunzi be bishimira icyubahiro abahaye. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ari nyacyubahiro, ariko natwe igitugenera akantu. Akitugenera kandi si gato, nako ikaduha kubw'ubuntu bwayo, ngo abakunzi bayo bishimira icyubahiro abahaye. Ijambo rirongera ritubwira ngo baririmbira Uwiteka bari ku mariri yabo. Bagabo, bagore, basore, bakobwa, babyeyi, bakecuru, basaza, muririmbira Uwiteka. Nagira ngo mbabwire indirimbo zizamura icyubahiro cy'Imana. Abantu bakunda kuzibamo kuramya no guhimbaza Imana, ariko intego bagamije kuzamura icyubahiro cy'Imana. Nagira ngo mbabwire ikintu zikora. Icya mbere, zirukana icyo bita ubumuga. Ubumuga buriya aba baririmbyi cyangwa abantu bakunda kuramya bahimbaza Imana, ahantu twagiye dukomoka bajyaga kumva umuntu aravuze ngo arimo kugenda akumva ngo ikintu ngo kiramfashe hano, ugasanga aragiye aragagaye arinze amanuka. Hari n'abo gifata bakagumayo bagifite imyaka nk'iyanjye 40 ikiri mike, kikagumayo ugasanga yaramanutse kandi ataranasaza. Ariko iyo turirimbira Uwiteka indirimbo nshya, abakunzi be bateranye, n'ibyunamye birunamuka. Haleluya. Kabiri, tujya turirimba indirimbo nshya abakunzi b'Uwiteka bateranye n'indwara ziri mu mibiri yacu. Dufitiye randevu, wajya kumva indwara yagiye, ukibaza uti se ya ndwara ariko ikaba yagiye. Paulo yandikira Abaroma n'Abatesalonike n'Abakorinto, yarababwiye ngo iyo muteranye mu materaniro yanyu mukora iki? Muba mwaje gukora iki? Vuga ngo abaririmba baririmbe, abahanura bahanure, aberekwa berekwe, abahishurirwa bahishurirwe, abarondora imyuka bayirondore, abasobanura mu ndimi bazisobanure, abavuga indimi nshya bazivuge, ariko byose bibereho kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Ni iki Imana iduhamagarira. Ni iki Imana iduhamagarira. Imana ikeneye indirimbo z'abakunzi bayo. Imana ikeneye imbyino z'abakunzi bayo. Imana ikeneye kwamamazwa n'abakunzi bayo. Imana ikeneye amashimwe y'abakunzi bayo.
igihe cyose uri mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana no kuyishimira, byerekana ko wowe ubikora wifatanyije n'ijuru n'ubwami bw'ijuru, wifatanyije n'abamarayika n'ibizima guha Imana icyubahiro. Kabiri, byerekana ko hari ubundi bwami kubikora bifite intego asingiriza aho ari. Ashobora kubusingiriza mu Rwanda, ashobora kubusingiriza mu gihugu icyo ari cyo cyose waba urimo, no mu mutima wawe naho ukorera, ariko werekana ko hari ubundi bwami ukorera uzatahamo. Werekana ko hari ubundi bwami buhari kandi bukora. Wowe rero aho uri ukavuga uti ubwo bwami ndabuzi kandi ndabwemera, ngomba kubusingiriza hondi, haba mu kazi nubwo igihe kitaragira cy'ubwo bwami bwabo ngo bugaragare, ntahenge kubana nabwo cyangwa bwime, ariko ahondi ngomba kugaragaza ko hari ubundi bwami. Inshuti zanjye nkazibwira ko hari ubundi bwami, abavandimwe banjye nkabwira ko hari ubundi bwami buhari kandi bukora. Gatatu, ni ukwerekana ko ubwo bwami igihe kizagera bukima kandi nawe ukajya kububamo, kuko wahaniye. Ni ukuvuga ngo iyo turamye Imana tuba tuzamura ibendera ry'ubwami bw'ijuru hano mu isi. Mwiramburiye amaboko Imana tuyishime. Iyo turamye Imana, mumenye kuramya, mumenye kuramya ngo ni iki, mumenye gushima ni iki. Tuba tuzamura ibendera ryacu tukarizamurira mu Rwanda aho turi, tukereka Abanyarwanda, tukereka abo mu ntara zose, tubabwira ngo nubwo duhari, gakondo yacu yindi irahari sino, igihe tukiri hano, ariko igihe kizagera tuzataha iwacu. Mugahamya ngo ubu bwami turabwemera, ubu bwami turabuzi, kandi ubu bwami burahari. Mukomere Imana amashyi tuyishimire. Kane, kuramya Imana bitwereka ubusabane hagati yacu n'Imana. Kuramya Imana bizana ubusabane budasanzwe, bizana ubumwe budasanzwe, bizana iyerekwa ridasanzwe, bizana ihishurirwa ridasanzwe hagati y'umuntu ubikoze n'Imana ye. Burya kuramya Imana bibamo ihishurirwa mu buryo bw'igitangaza. Ushobora kuramya Imana, wajya kubona ukabona muri uko kuramya haje irindi hishurirwa, haje irindi yerekwa rishya. Reka mbabwire nk'abantu babiri cyangwa batatu baramije Imana, hanyuma twerekeze ku musozo, sindi butinde. Hari abantu dukunda kuvugaho cyane bakoze igikorwa kitazibagirana cyo kuramya Imana. Nagira ngo nanashishikarize abaririmbyi mbakangure cyane mu ndirimbo muhanga, mu byo muririmba, mu byo mutekereza gukora, n'abahanzi banyu bahanga, abantu Imana ijya inyuzamo iyerekwa, indirimbo cyane cyane mutinde aho hantu, injyana zanyu zitinde aho hantu. Hari igihe abantu baririmba indirimbo bakayiririmba rwose ikabana ndende, ariko waza kushakamo icyubahiro cy'Imana ukakibura. Reka mbabwire indirimbo imwe nigeze gushakamo icyubahiro cy'Imana nkakibura. Ahantu higeze kuba ukwe gihari, bari bamanuka ku musozi, naka video nabonye, hanyuma menye umugeni bari bamuhetse ku igare. Hanyuma harimo indirimbo ivuga ngo nyine, ariko nabonaga abantu ari abapantekote. Uko biri kose abapantekote nibo bayoberwa, nabonaga bamanuka ku gasozi ari umurongo muremure, bamanutse bajyanye umugeni. Ngo burabaye we,
burabaye amagambo ashize ivuga we burabaye. ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo nyiburamo icyubahiro cy'Imana. Nagira ngo mbabwire nyiri aha ngaha, igihe cyose wuzuye ishimwe ry'Imana ukwiye kuyishimira imbere y'abakunzi bayo, ariko ahantu icyitonderwa niyo ibikubuza gushima waba ubireba imbere yawe, attention kubikomozaho. Igihe ukibasha gushima Imana ukavangira ugatunga urutoki abaturanyi bati abambuza gushima ndabareba, abambuza gufashwa ndabareba, no, ubu utaragera ku rugero rukwiriye rwo kwinjira mu cyumba cyo gushima Imana ngo inezerwe. Icyo cyumba utarakigeramo, ugera muri icyo cyumba ari uko ibyo byose n'ibikubuza gushima ubihagaze hejuru kandi bigihari bitakuweho, ariko ntutegwe ugashima Imana uri mu cyumba cyo guhimbarizamo Imana. Imana iravuga ati uyu ni umukunzi wanjye. Si abaririmbyi gusa, si n'abahanga gusa, hari n'abigisha benshi bamwe. Mushumba Ernest ajya avuga ati ariko ati nabo muri Maroko wenda ati sawa, uha mikrofone ati ndashaka kuvuga Imana, kumbi afite uwo batavuga rumwe, akajya mu ijambo ry'Imana akagukubitiramo umutwe akawumena, uri mu materaniro ukahava wanoze yakunogeje, kandi ntubiyoberwa, uravuga turankoze rwose. Hari umuntu umwe twigeze guha umwanya, kumbi hari ku itorero rimwe ngo afite umuntu bafitanye ikibazo, twe ntitwabimenya kuko ntabwo ibyo tuba tubizi. Hanyuma aragenda asoma ijambo ry'Imana muri Yuda, ngo abone ibicu bitagira amazi, ngo ni ibiti by'inkokore, ngo ni intaza. Tuje gusohoka muraba ati yankoze, ati yankubise, ataho narindi navuye se tahe, ngo nawe ngo yari yabimenye, ati ni intaza, ati mwisangira ryabo bigaburira badatinya. Hari ijambo riteye ubwoba,